Niyonsenge Enoki atuye mu ntara y'Amajyepfo umurenge wa Cyeza. Ni umugenerwabikorwa wa BDF muri serivisi yayo y'ingwate ku nguzanyo. Akaba yarihangiye umurimo wo gutunganya amapine akayakoramo ibikoresho bitandukanye. Umushinga wanjye uburyo uteye ni ibikoresho nkora bikoze mu mapine, amavaze, intebe zo mu nzu, intebe zo hanze, intebe zo mu busitani, ndetse nkakora n'indi mitako yo kumanika mu nzu. Nyuma yo kurangiza amashuri ye ya kaminuza akagorwa no kubona akazi, nibwo yahisemo kwihangira umurimo, atangiza uyu mushinga mu bushobozi buke yari afite. Uburyo natangiye byari ibintu bikomeye cyane, kuko urumva nk'umuntu wari usoje kwiga nta mafaranga, ntayo kwizigama, ntaki. Uko natangije 50,000 nari mfite, nari nasaguye kuri buruse aya ngaba bagenda baha abanyeshuri, kuko nkikimanya kumenya ko nzatangira projet natangiye gukora saving. Natije 50,000. 50,000 rero nibyo natangiye ndabikora nyine, ariko mu mbaraga nkeya cyane n'ubwoba bwinshi, nibaza impamvu ntafashe 50,000 ngo ujye kubigura inkweto nambare nk'abandi basore. Ibyo 50,000 bwa mbere nagiye mbigura amapine. Urumva nta n'imashini nari mfite nakoreshaga, andi ndakodesha imashini kugira ngo mbashe gukora. Ubwo kwanza nyirizina ni nk'ibikoresho nabashe kugura by'ibanze, by'amapine, amarangi n'imisumari ndetse n'ibindi nkoresha umurimo, ariko bidafite agaciro ka menshi. Kugeza ubu muri iyi serivisi, BDF ikorana n'ibigo by'imari birenga 400, harimo banki z'ubucuruzi, ibigo by'imari iciriritse ndetse na za SACCO. Niyonsenge arakomeza asobanura urugendo rwe intambwe ku ntambwe uko yaje gukorana na BDF. BDF ni ijambo rizwi cyane mu gihugu cyacu ku muntu wabyitayeho. Uko nabimenye n'ubundi nari nasanzwe nyizi, ariko negereye ishami ryacu riri mu karere ka Muhanga, ndaryegera ndibwira ko mfite igitekerezo mbere ku mushinga, baranabikunda cyane, barambwira ino ni innovative rwose, nta cyatuza kugufasha. Ariko ngira imbogamizi kuba ntafite certificate y'imyuga. Bambwira yuko nazashaka ikigo cy'imari kimwe nanakwegera bakanyishingira ku ngwate. Ubwo BDF kimara kungira inama yuko ishobora kunyishingira 55%, nibwo nagiye ntangira kubika amafaranga kuri SACCO. Ayo mafaranga nayabikaga n'ubundi nshaka kuzagira ngo nzabasha kubona 25% by'amafaranga nashakaga. Maze kugwiza 25% by'amafaranga nasabwaga nk'ingwate, nasubiye kuri BDF mbabwira ko ingwate yabonetse. Ubwo bahita bahuza iyo SACCO ndetse nabo bagirana imikoranire. Negereye ikigo cy'imari aricyo SACCO dukire Nyarusange, nyereka umushinga. Ubwo none uwo mushinga wabikaho nka komite, ariko n'ubundi mbabwira yuko na BDF izankavaringa 75% by'amafaranga nashakaga. Bakimara kwiga ku mushinga wanjye ntago byafashe igihe kirekire, kuko numva byarafashe nk'ibyumweru 2. Ubwo BDF yanyoherereje na notification kuri email bambwira ko 75% bemeye ko bazayinkavaringa. Ubwo icyo nakoze, iyo SACCO n'ubundi irampamagaye irambwira ngwino unasinye amafaranga yatwara ujye kwagura umushinga wawe. Ubwo rero urumva naguze utumashini 2, imwe 130 n'indi nguramo indi 70. Ubwo urumva ibihumbi 170 hafi 200. Nongeraho igare naguze 70 ba 270. Ubwo already nko hasigaye 30 rero niyo nafashe, nyongerana n'andi nari mfite makeya nyashyira muri business aba ariyo nzunguza, kuko ibyari bikenewe cyane n'ibyo bikoresho by'ibyuma, kuko bwa mbere nabikodeshaga. Nyuma y'aho akoraniye na BDF, yishimira intambwe amaze gutera, haba mu kwaguka k'umushinga we ndetse n'ibijyanye n'iterambere rye bwite. Ishusho y'umushinga wanjye mbere yo guhura ndetse na n'ubu ngubu yuko nahura na BDF, mu by'ukuri mbere byarangoraga. Urumva wifuza kwagura ariko ukabura inzira, ukabura amafaranga, ukashaka undi mwafatanya ukanamubura. Ariko BDF inikimara kuza, nubwo amafaranga yampaye atari menshi cyane, ariko hari icyo yakoze, kuko ubwacyo byatumye business ikora inakomeza kuba umunsi ku munsi. Ikindi biranantinyura, binyongerera n'icyizere, binyereka ko mu by'ukuri niyo wafite igitekerezo ariko hari abandi bantu bashobora kuza bakagushyigikira. Iyo BDF rero urumva ko no kuba yanshyigikiye nabyo byanyeretse neza ko ibyo ntekereza binashoboka. Hari inama agira urubyiruko. Njyewe inama nkunda kugira abantu, ugomba kuba ufite icyo nakwita nka plan B. Ubwo sinzi uburyo nza kubivuga mu Kinyarwanda, ku buryo ibyo wifuza nibitaboneka uza kugira ibindi ukora.
noneho kugira ngo kuko buriya ikindi buri munsi anagomba kwitinyuka agatinyuka kuko buriya ikigorana ushaka gutekereza ikintu ko gufata umwanzuro n'ibyo bigorana ntiwite ku mafaranga ufite ntiwite uko produit izaba imeze ariko niba wumva hari igitekerezo ufite mu mutwe wawe ugerageze ugishyire mu bikorwa inama nabagira nuko bashobora kugira BDF bakageza igitekerezo ndabizi uko banyakira niko nabo bazabakira kuko nicyo kigo cyabashyiriweho nk'abikorera. Umugenerwabikorwa abona serivisi y'ingwate ku nguzanyo mu gihe agannye ikigo cy'imari bakorana asaba inguzanyo akabura ingwate ihagije ikigo cy'imari kikamusabira kongererwa ingwate muri BDF. BDF isuzuma umushinga yawemeza umugenerwabikorwa BDF ikamwongerera kugera kuri 75% y'ingwate yasabwaga n'ikigo cy'imari.